nagushaka nkakubura kandi imbere wajyaguza ugahora imbere yanjye niki gitumye unyihisha ukaba ujya kure yanjye mwana wanjye garukira narakonyeje ndagukuza niki gitumye ungomera wamburanye iki mwana wanjye ko ntacyo nakoze ngo ngushimishe iwemera kugaruka imuhira nanjye sinzazuyaza kukubabarira narakonyeje ndagukuza niki gitumye ungomera wamburanye iki mwana wanjye ko ntacyo nakoze ngo ngushimishe iwemera kugaruka imuhira nanjye sinzazuyaza kukubabarira icara wisubiremo kuko hanze ujya ni habi mu nzu ya so wabuze iki gitumye unyibagirwa ntutinye kugaruka iwanyu so mu ijuru aragukunda aragukeneye nonaha narakonyeje ndagukuza niki gitumye ungomera wamburanye iki mwana wanjye ko ntacyo nakoze ngo ngushimishe iwemera kugaruka imuhira nanjye sinzazuyaza kukubabarira narakonyeje ndagukuza niki gitumye ungomera wamburanye iki mwana wanjye ko ntacyo nakoze ngo ngushimishe iwemera kugaruka imuhira nanjye sinzazuyaza kukubabarira inzara igiye kunyica kandi abagaraga iwacu bararya bagasigaza niyemeje nubwo nakwitwa umwana mu rugo ukundi nshingwa nizamba mubyeyi umbabarire inzara igiye kunyica kandi abagaraga iwacu bararya bagasigaza niyemeje nubwo nakwitwa umwana mu rugo ukundi nshingwa nizamba mubyeyi umbabarire narakonyeje ndagukuza niki gitumye ungomera wamburanye iki mwana wanjye ko ntacyo nakoze
ngo ngushimishe niwemera kugaruka imuhira nagize inzazuyaza kukubabarira mbega umunezero ubwo ugarutse ijuru rivuza impundu n'abamarayika bahanike uhinduriwe n'izina uri cyaremwe gishya ntuzigera wicuza kubana n'umuremyi wawe mbega umunezero ubwo ugarutse ijuru rivuza impundu n'abamarayika bahanike uhinduriwe n'izina uri cyaremwe gishya ntuzigera wicuza kubana n'umuremyi wawe reka dusabe niba hari abiteguye kubatizwa ejo bari hano mu iteraniro basanga umuyobozi hano mu rwiherero abari hano mu iteraniro biteguye kubatizwa ejo banyure hano basanga umuyobozi mu rwiherero hano hasi gukiranirwa k'umuntu umwe gusa kwazaniye isi kuvumwa niko n'igitambo cy'umuntu umwe witwa Yesu cyazanizaga narindi zina mw'isi ritugira bera ritari rya Yesu Mukiza uwizera uwo mwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru imigisha yose Imana yageneye isi yayiduhereye umwana wayo Yesu uwizera uwo mwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu nguyirebye hose akire natwe dusabwa kureba kuri Yesu gusa ngo dukire ibyaha byose umusaraba wa mbere y'icyungo cy'impuza na data ubwo nari ndohamye wa mbere y'indirimbo umbera n'amashimwe singiza cyane wawubambweho kubwanjye mbega amahirwe yo kwitwa abana buhoro
tugira bashya tumwiringire arakiza imigisha yose Imana yageneye isi yayiduhereye mu mwana wayo Yesu uwizera uwo mwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru imigisha yose Imana yageneye isi yayiduhereye mu mwana wayo Yesu uwizera uwo mwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru uwizera umwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru uwizera umwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu zina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru kuko ari umwami w'abami bose Yesu jya wigiri nama mu mutima ukibaza utejo nzabahone ukiganyira wibaza iby'ubuzima kandi Yesu ari we gisubizo gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu zina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru kuko ari umwami w'abami bose gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu zina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru kuko ari umwami w'abami bose Uwiteka azakurinda ikibi cyose niyo uzarinda ubugingo bwawe
Uwiteka azakurinda amajya n'amazi uhereye uyu munsi n'iteka. Gutabarwa kwacu kubarirwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose. Gutabarwa kwacu kubarirwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose. gutabarwa kwacu kubarirwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose bose. Iyo hataba Yesu senari kuba ndihe, iyo hataba amaraso ye mba naribagiranye. Ndashima Umukiza wanyitangiye ngo nkire, wansubije agaciro n'umuragwa w'ubwami. Iyo hataba Yesu senari kuba ndihe, iyo hataba amaraso ye mba naribagiranye. Ndashima Umukiza wanyitangiye ngo nkire, wansubije agaciro n'umuragwa w'ubwami. Mureke nshime Uwiteka, izina rye risingizwe. Naripfuye by'iteka, Yesu niwe wandokoye. Najyanjye mfite nirata, narata Umukiza wanjye, uwo niwe nkesha byose, nanjye nzamuhimbaza. Ntibyoroshye na gato ko napfira undi muntu, ariko Yesu yatanze ubugingo bwe maze apfa kubwa bose. Nawe ukiri mu byaha, sigaho kunezeza Satani. Byandike ku mutima wawe ko Yesu yagupfiriye. Mureke nshime Uwiteka, izina rye risingizwe. Naripfuye by'iteka, Yesu niwe wandokoye. Najyanjye mfite darata Umukiza wanjye, uwo niwe nkesha byose, nanjye nzamuhimbaza.
Uwiteka izina rye izina rye risingizwe naripfuye by'iteka Yesu niwe wandokoye nacyanjye mfite nirata naratumukiza wanjye niwengesha byose niwengesha byose niwengesha byose nanjye nzamuhimbaza nacyanjye mfite nirata naratumukiza wanjye niwengesha byose niwengesha byose niwengesha byose nanjye nzamuhimbaza niwengesha byose niwengesha byose niwengesha byose nanjye nzamuhimbaza niwengesha byose niwengesha byose niwengesha nanjye byose nzamuhimbaza nzategereza Uwiteka iminsi yose nihanganye sinzigera ndambirwa na rimwe kuko nzi yuko ari uwo kwizerwa azamaraho igisuzuguriro natewe n'abanyamahanga abanywe na bose banziza yuko nkunda kuvuga Uwiteka none se mbigire nte ese nceceke ibyiza yankoreye oya reka rwose ibyo ntibikabeho aho kubiceceka ahubwo nzabyamamaza hose nzavuga imirimo ye n'abatayizi bose bayimenye njye nzamunambaho iminsi yose ndabizi ko nawe azajya ntabara nzavuga imirimo ye n'abatayizi bose bayimenye njye nzamunambaho iminsi yose ndabizi ko nawe azajya ntabara nzajya niyambaza Uwiteka buri mu gitondo uko mbyutse na nijoro bugorobye niyorose imbabazi ze zidashira Uwiteka ni zaburi yanjye ntarambirwa gusubiramo n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba none se nakora iki ngo mbasobanurire imbabazi z'uwo mwami nimurabura impapuro zera maze mumenye amakuru ye murasanga ibyo nababwiye ari bike ku byafite nzavuga imirimo ye n'abatayizi bose bayimenye nzamunambaho iminsi yose ndabizi ko nawe azajya ntabara nzavuga imirimo ye n'abatayizi bose bayimenye nzamunambaho iminsi yose ndabizi ko nawe azajya ntabara
kurwanya abizera Kristo ntizigera bashobora ko bahagarikiwe n'umugaba utajya utsindwa ntibireba ubwabo ahubwo banga amaso Yesu none se nakora iki ngo mbasobanurire imbaraga z'umwami nimurambura impapuro zera maze mumenya amakuru ye murasanga ibyo nababwiye ari bike ku byafite n'ibyinshi mirimo ye n'abatayizi bose bayimenye genza munamba iminsi yose ndabizi ko nawe azajya ntabara nzavuga imirimo ye n'abatayizi bose bayimenye genza munambaho iminsi yose ndabizi ko nawe azajya ntabara genza munambaho iminsi yose ndabizi ko nawe azajya ntabara genza munambaho iminsi yose ndabizi ko nawe azajya ntabara ariko ntabwo habona neza sinzi niba ndabona abashitsi hari abashitsi barimo ngo tubakire bazamura ikiganza kiboroheye tubakire mbere yuko umubwiriza ahaguruka abarimo ndamubona umwe hano imbere n'inyuma bariyo reka mufashe tubakire dute Imana ibahe umugisha amen ariko hano hari wicaranye n'umudamu wa Olivier muri iyi minsi bari gukunda kwita Nyiramapore ndagira ngo amuherekeze amugeze hano maze nsabe umubwiriza amutwakirire si wowe musangwa se amuhaye uburenganzira ngo mwakire kandi ubwo nkimara kuvuga iryo zina nabakopeje ntacyo bibabwiye mumwakiriye mute n'ubwuzu bwinshi Imana imuhe umugisha amen turakwakira Imana iguhe umugisha musore mu byicaro reka noneho twakira umubwiriza wacu nawe aze atugezeho ipfukira duteganyirije muri uyu mugoroba Twayisenga Emmanuel mumwakiriye mute Bana b'Imana isabato nziza umunsi w'umunezero aha mu cyongereza bavuga ngo iki happy Sabbath ngaho mugasubiza ngo iki happy day ngaho tubivuge cyane happy Sabbath isabato nziza umunsi w'umunezero haleluya mu Giswahili ho baravuga ngo sabato njema bagasubiza ngo iki bamwe baravuga ngo ni siku zote abandi ngo aha ubwo rero mu ndimi zose twifurije abantu isabato nziza Imana ibahe umugisha maze unyemerere usuhuze mugenzi wawe mwicaranye mubwire uti nkwifurije isabato nziza rwose
mfite ikibazo cy'uko nari kureba mu iteraniro kubera ko harimo umwijima kandi nkunda kuvugana n'abantu ndi kubareba, sinzi amatara hejuru ashobora kuba yagize ikibazo, turabyihanganira, ariko iyo ndeba mu bantu mbona ari byiza cyane, mbona ari byiza cyane, nkabareba mu maso biramfasha, ariko wenda abatekinisiye baze kudufasha turebe uko mu iteraniro habona kugira ngo bigende neza. Ndifuza kubifuriza isabato nziza kandi ndifuriza kubifuriza umwami w'isabato ngo abane namwe mwese. Urakoze cyane, ubikoze neza. Hari akaririmbo njya nigisha abantu cyane cyane iyo ninjiye mu isabato, ndifuza kubigisha akaririmbo. Haleluya. Manuel uri kunanga, urahari neza kandi umaze iminsi ubikora neza mu gitondo na nimugoroba. Imana iguha umugisha. Muri iri teraniro nifurije ikaze mugenzi wanjye mukazana wa Nyiramapore, akaba ari hano, yageze hano gutangira natwe isabato, umuyobozi amaze kumwakira. Imana imuha umugisha, tuguhaye ikaze iwacu i Nyarubande, Uwiteka guhire. Ibindi ndaza kubikubwira, simbikubwire hano ku ruhimbi, gusa ikigaragara cyo nuko inzobe yiyongeye, nawe urabibona. Nyiramapore rero uri iruhande rwawe n'undi muntu, turaza kubigarukaho. Turakwishimiye cyane. Hari abandi bashyitsi maze kumenya bari hano mu iteraniro baturutse mu Galilaya, hari abandi bashyitsi baturutse ahantu hatandukanye, nagiye mbona amasura, ariko by'umwihariko nabonyemo umuvandimwe wacu, inshuti yacu, mushiki wacu, ageze hano asengera ku iteraniro rya Galilaya. Namubonye mu kanya, yitwa Sandrine, umubyeyi, nawe mubonye mu iteraniro mu kanya, nawe turamwakiriye. Imana imuha umugisha. N'abandi bashyitsi muri rusange turabakiriye, Imana ibaha umugisha. Nabonyemo mushiki wacu muri korali Intwari za Kristo, twari kumwe ejo bundi tuganira. Imana iguha umugisha, na korali yose muri rusange, Uwiteka bahire, turabakunda cyane. Reka ndeba abantu bafatanya nanjye gusabira umugisha korali Abaramyi yadufashije mu materaniro, kandi korali Intwari za Kristo yaturutse ku ntara Ikigombe. Kubw'ubutumwa bwiza baduhaye, tubakire, twabakiriye, ariko tubifuriza umugisha w'Imana kimwe n'iri tsinda ryose ryadukoreye. Imana ibahe iki? Ko dusanzwe tubivuga cyane. Imana ibahe iki? Umugisha. Nabo bati mena rwose, Uwiteka bahire. Kambigisha akaririmbo gato cyane. Isabato ni umunsi w'umunezero. Amen. Tugiye rero gukoma mu mashyi, turayakomera Imana, ntabwo tuyakomera abantu. Kandi indirimbo murahita muyifata nubwo mutigize muyirepeta, hanyuma kunanga baraza kudufasha. Turagenda burya gusa, ariko muri n'abantu beza. Abantu mukoma mu mashyi mutazi nicyo mugiye kuvuga. Muri abantu beza cyane. N'Imana tuyakomera. Abikiganza cyacitse ntago bayakoma, ntago byakunda. Iyo nitegereje iby'Imana yaremye, n'ukuntu ari byiza cyane, byagera ku muntu we n'agahebu, so bigatuma mpora nibuka. Ubwo ngewe ndajya ndirimba, mwebwe rero iyo muraririmba mikoro barayikubye, sinzi ko bigenze. Indirimbo mwe murajya muririmba, murajya muvuga mutya muti: Sabato n'umunsi w'umunezero, Sabato itwibutsa ko twaremwe, kandi ikatwibutsa gucungurwa. Sabato uranezeza. Nako mwebwe gusa murajya muririmba konyine. Twagiye. Sabato n'umunsi Sabato itwibutsa ko, kandi ikatwibutsa gucungurwa. Sabato uranezeza. Twongerere Sabato imikoro rwose. Itwibutsa ko twaremwe, kandi ikatwibutsa gucungurwa. Sabato uranezeza. Twagiye rero amashyi. Ako konyine twagiye. Iyo nitegereje iby'Imana yaremye, n'ukuntu ari byiza cyane, byagera ku muntu we n'agahebu,
zo bigatuma mpora nibuka sabato cyane. Twese amashyi 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 amashyi. Itwibutsa ko twaremwe kandi ikatwibutsa sabato uranezeza. Adamu umukurambere yarayiruhutse, Yesu nawe yarayiruhutse. Mw'isi nshya tuzayiruhukana nabo mw'ijuru. Nshuti yanjye uzaba uhari. Twese amashyi ni Yesu tuyakomera. Ntabwo wanezerwa urakaye, ntabwo wanezerwa ushinze ikinyo ku kindi. Twaremwe kandi ikatwibutsa gucungurwa, sabato uranezeza. Isabato yigeze twumva tunezerewe, kubera ko twibuka iby'ijuru, kandi iratunezeza izahora itunezeza tugeze iwacu heza. Twese cyane ntabwo wanezerwa ushinze ikinyo ku kindi, ntabwo bishoboka. Kandi ikatwibutsa sabato uranezeza. Twongere rimwe, sabato n'umunsi w'umunezero. Sabato itwibutsa ko kandi ikatwibutsa gucu. Yewe yewe sabato uranezeza. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo yaduhaye isabato, iyi mikoro iri kugenda yikupakupa. Reka dushimire Imana yaduhaye isabato. Isabato nk'ikimenyetso cyo kuremwa no gucungurwa. Imana ihimbazwe. Ari impamvu ikwiye gutuma tunezerwa muri uyu mugoroba. Turanezerwa kubw'itsinda ryicaye hariya. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye, mw'ijuru begura inanga bakagenza bate? Igitaramo kigatangira bagacuranga. Turashimira Imana nk'itorero rya Nyarubande ko dufite abarenze umunyabyaha umwe biteguye kubihamya. Haleluya. Abo binejeje muvuge ngo amena. Reka mbasabe bahaguruke. Bahaguruke. Nibikunda mu mindi mikoro iri kwikupa, kandi iyo yikupye biba bintwaye akantu. Imana ibaha umugisha. Abanezere muvuge ngo amena. Abanezere muvuge ngo amena. Reka ndebe abandi bari mu iteraniro hano biteguye kubatizwa, muhaguruke. Abatabashije kujya muri kiriya cyumba mujye juru. Abiteguye kubatizwa biyandikishije bakaba ari hano mu iteraniro, namwe mujye juru turebe aho muhagaze, aho mwicaye. Muzamuke rwose, muhaguruke. Turashaka ko mwegerana n'abandi. Mujye juru turebe, tujye juru. Abandi biyeguriye Imana biteguye kubatizwa bari hano. Nifuje ko iri tsinda turyakira mu izina rya Yesu. Amen. Abarimo reka turebe aho muri, cyangwa mumanuke namwe musanga abandi, muze mubegere abari mu iteraniro. Munyemerere kubw'igihe dushimira Imana yabikoze, izina ryayo rihimbazwe. Tubakiriye dute muri rusange? Nimwongere mubivuge cyane. Imana ibaha umugisha, bakomeze umurimo, tuzajyane no mu ijuru. Mwongere muti murakiriwe kubw'uyu mugoroba. Muzongera mwakirwe by'umwihariko. Mwicare Yesu abagirire neza. Mwahisemo neza ku mugani w'indirimbo y'Abagatulika. Bene wacu nibo baririmbye ngo komeza inzira watangiye wicika intege. Mwahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Imana izabakomereze mu murongo wo kwizera kwanyu. Muri uyu mugoroba ni isomo rigufi tugiye kwigana ryo kubakomeza. N'ubundi mwarabyemeye, muri iri teraniro hari abandi bashobora kubyemera, ariko turarigarukaho kuko ari ngombwa. Tugiye kwigana amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo umubatizo wera. Umubatizo ugenje ute? Umubatizo wera. Bivuze iki rero? Bivuze ngo hari n'umubatizo utagenje ute? Utera. Iteka iyo haje ikintu kimwe haba hari n'ikinyuranyo cy'ikindi. Umubatizo wera
noneho ku isi hari umubatizo, hari imibatizo ariko itera. Iyo mibatizo turayibukiranya mu mwanya mutoya, tugaruke ku mubatizo wa Bibiliya, dusoza icyigisho cyacu, dukomeze igitaramo. Mbere yuko tukomeza tubumbura ijambo ry'Imana, dusenga Imana. Uruwera Mana yacu, wahozeho kandi uzahoraho iteka ryose, icyubahiro no gushimwa no guhimbazwa bibi byawe iteka ryose. Wa mwanya wo kongera kugaruka ku ijambo ryawe mu buryo bwo kuribumbura urageze. Mu kanya abana bawe twari dutaramye ibibondo byawe imbere yawe, turi mu ijambo ryawe binyuze mu bihimbano by'umwuka, binyuze mu bana bawe, muri korari abaramyi, muri korari intwari za Kristo, baguhimbaza. Imitima yacu yari ikeye, yari ituje, ukuri k'ubutumwa bwiza mu ndirimbo, aho ducyahwa, aho tubwira ibyiringiro, aho tubwirwa intsinzi, aho tubwirwa tugomba kwitonda, hose inguni zose wazikozemo. Turagushimye ko wavuganye natwe. Uyu mwanya rero urongera urageze ngo twongere tugaruke ku ijambo ryawe. Abaduteze amatwi bari hirya no hino bakeneye kumenya ukuri. Ijambo ryawe muri Yohana 8:31 warandikishije, uravuga uti nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Ariko ku murongo wa 32 uravuga uti namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Tugarutse hano ngo ababatijwe kera wongere utubature ku cyaha, abatarabatizwa ubaha imbaraga zo kubikunda, ababyiyemeje bakizera ubaha imbaraga yo gukomeza uwo murongo mu izina rya Yesu. Umubatizo wera. Igihe natekerezaga kuri iki cyigisho byatumye nongera gutekereza ku mibatizo nagiye nsoma itandukanye niyo niboneye ku giti cyanjye. Imwe muri iyo mibatizo harimo n'uwo nabatijwe. Nigize igihe kimwe nari ndi mu gihugu cya Uganda, ndi mu materaniro, hari mu mwaka wa 2017, ahantu bita muri Rwamwanja ya Gatogo. Nuko banyereka umuntu umwe wari ufite idini. Icyo gihe banyerekaho ateranira n'abantu bafite abayoboke batari bakeya. Ariko abantu iyo bamaze kwizera kwinjira mu idini rye, umubatizo babasha kubabatiza ni umubatizo w'inzoka. Umubatizo w'iki? Umubatizo w'iki abo tujyana? W'inzoka. Mwari muzi kubaho se? Baragenda bagategura abamaze kwizera kwinjira muri iryo dini, bagategura inzoka uko bayiteguye mu buryo bwabo satanike. Nimugoroba twari hano twigana iby'imyuka mibi y'abadayimoni yihanga mu banyamadini, bamwe bakanga Bibiliya, bakanga kwera ko amategeko y'Imana, bakayoborwa n'imyuka mibi, abandi bagakoresha ubumago, abandi bagakoresha inyigisho z'ubuginoso zo kugenda bayobya abantu, abandi bakabikoresha binyuze mu bitwa abavuzi n'ibindi byinshi cyane. Iryo dini barambwira bati umubatizo rero wo muri iri dini umaze kwizera baramuhamagara bakamubwira bati hagarara imbere y'iteraniro. Agahagarara, bakazana ya nzoka, barayitoje ku buryo nayo yabimenyereye. Ibyo si igitangaza kuko na hano mu Rwanda harababana nazo. Mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi nigize mbona iwacu umugabo wororaga inzoka azigaburira amapapayi. Abariho muri icyo gihe bigize babibona ibyo bintu bisohoka ku kinyamakuru cyitwaga Imvaho. Akorora inzoka akagendana nazo, wamwiyenzaho akayishumurika kurya, wamusaba imbabazi akaguha ubugomboro ukongera ugakira, utamusaba imbabazi ukaba wapfa. Ibyo rero byabagaho n'uyu munsi. Bamwe mu myizere y'amadini barazikoresha, abitwa barangi n'abandi barazikoresha. Bakazana iyo nzoka, bamara kuyizana bakakubwira bati hagarara, kugira ngo ikimenyetso kigaragaze yuko uri umuntu wizeye kandi udafite ubwoba. Inzoka iraturuka imbere yawe, irazi kureba, irazi irabya indimi. Iyo nzoka nuyibona ntuhunge, nuhunga urabutsinzwe n'umubatizo. Ugomba guhagarara ugahangana nayo, kuko ugomba guhangana n'ikigeragezo, ugomba guhangana n'ibibazo, ugomba guhangana n'ingorane, ugomba guhagarara rero umuntu ugomba kuzajya mu ijuru, umuntu ugomba kuba yarashize ubwoba mu buryo bwose. Umubatizo ntuteye ubwoba, agahagarara, inzoka igaturuka hari ikazira by'indimi uko bayitoje, nuko bakavugiriza bagakubita amapendo bakabyina, ikaza ikazamuka ku muntu ku birenge, ikazamuka ikamurigata mu gahanga,
yamurigata ntanyeganyege ntiyikange, bakavuga bati uyu nguyu yagenje ate, arabatijwe. Hari undi mubatizo abantu bafite ndetse hirya no hino, mubatizo witwa uwo kubatirishwa inkoni. Ukinjira mu idini ariko bakabanza bakakuryamisha bakagukubita inkoni 100 ukabona kwinjizwa mu idini. Buryo urya nawo ni umubatizo. Hari undi mubatizo bafata Bibiliya bakayigukubita mu mutwe inshuro 7, bagakubita bati 7 ni icyuzuye, ariko banze icyuzuye cy'Imana, banga umunsi wa 7 wuzuye, banga iby'Imana byuzuye. Ariko iyo bigeze mu mayoberane yabo yo kugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka, hari aho bemereye ko 7 ari icyuzuye, bakayikubita umuntu mu mutwe inshuro 7, bakavuga bati ubwo ugenje ute, urabatijwe. Kwizera ko ijambo ry'Imana kuzuriye muri wowe. Abo turi kujyana muri uyu mugoroba imaze kuba imibatizo ingahe? Ndashaka ko tujyana ingahe? Wa mbere ni uwuhe? Kubatizwa n'iki? Uwa kabiri ni uwuhe? Gukubitwa inkoni. Uwa gatatu ni uwuhe? Gukubitwa Bibiliya hehe? Mu mutwe. Uwa kane ni umubatizo bacana umuriro, bamara gucana umuriro ukagurumana cyane, bakabwira umuntu ati nusimbuka ukarenga ibirimi by'umuriro ntugwe mu muriro. Kera hari ibyo bakoraga bitaga gusimbuka urukiramende, utarurenga bakavuga kwa kundi ntashaka gusubiramo, bakavuga bati nurenga ikirimi cy'umuriro ukagwa hirya yacyo ubwo urabugenje ute, urabatijwe. Ubaye wa kane. Hari abandi bafata imisumari bakayijomba, imitwe y'imisumari bakayirebesha hasi, hanyuma hahandi batera mu giti naho bakarebesha hejuru, bakabwira abantu kunyura muri iyo misumari ijombye bagenda ngo nibwo bagomba kwihangana ko bazagenda mu bigeragezo n'ingorane. Hanyuma abantu bakanyuramo amaraso akava akadudubiza, abamaze kunesha bakanyuramo ntibatakare ngo babivemo, bakavuga ko bagenje bate, babatijwe. Imaze kuba ingahe? Ababara mubare. Hari undi mubatizo witwa uwo kwihangana. Uwo nawo ni rurangiza, bagashaka abantu bazabatizwa baba ari abagabo. Ndatanga urugero ku bagabo kuko ariyo makuru mafite. Umugabo bakamubwira bati rero ugiye kubatizwa, bagashaka amagambo yo muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 12, haranditswe ngo hahirwa umuntu wihanganira ibigenza gute, bimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa iki bakundwa, ikamba ry'ubugingo ryasezeraniwe abagenje gute, abayikunda. Bakazana n'andi masomo menshi cyane ntatindaho, bamara kuyategura neza bagahita bavuga bati rero wowe ugomba kubatizwa uri umugabo, umubatizo witwa kwihangana. Urajya mu rugo rwawe ukora ibyo umugore yakoraga, urafurira abana, uroza amasahane, urateka. Ibyo nta n'ikibazo cyari kirimo bitabaye impamvu zo kwizera. Bakamubwira imirimo y'abagore bati kigeretse kuri icyo, uraza gushyushya amazi uyajyane muri dushe, umugore umujyane muri dushe, umuheka ari muri dushe, hanyuma ajyanemo n'uzamubatiza witwa potere cyangwa pasitoro, bajye gukarabana. Uramenye ntuhungabane, bave muri dushe, ubategurire ameza, ubagaburire, bave ku meza, ubafungurire icyumba cyawe, ukimukemo, ubahe uburyamo. Wowe urarara imbere y'umuryango kugira ngo ejo umubatizo wawe uzabe wemewe. Nuko wihanganira ibyo bigeragezo. Ibyo bizatuma bigaragara neza ko kwizera kwawe kugeze ku rwego rukomeye cyane. Ubwo uzaba ugenje ute? Abo turi kujyana imaze kuba imibatizo ingahe? Ngo uwo mubatizo witwa kugenza gutera. Abagabo muri aha mwakwemera kubatizwa mugere muri cyature. Nanjye ntago nawe ushobora. Uwo rwose wansinda nasibira. Uzabatiza umuntu akararana n'umugore we mu buriri, bakarara bugacya, bati ni umukozi w'Imana. Ariko Bibiliya itubwira iki? Ratubwira ngo yibwira ko ahagaze ari yirinde. Uwo nawo ni umubatizo uri mu bantu. Reka nihute ngere ku mubatizo wundi. Hari umubatizo wundi wo gutonyanza utuzi ku gahanga. Uwo mubatizo niwo nabatijwe ndi umwana, ndi uruhinja. Bagafata utuzi bagasuka he ku gahanga, bakavuga bati turakubatije mu izina rya dawe uri mu ijuru na mwana na roho mutagatifu, amena. Uwo nawo witwa umubatizo ibaye ingahe? 7. Igihe nari ndi mu materaniro ahantu bita Rukoma, ni muri Kamonyi, nabonye ahantu idini
ribatiza imibatizo ibiri mu mwanya umwe. Iyo abantu bizeye muri urwo rusengero ni mu baprotestanti, baravuga bati rero bitewe no kugira ngo tutazatakaza abayoboke, abantu bose bagomba kugira umudendezo ujyanye no kwizera, ariko harimo n'umudendezo. Mutekereza iki? Bacukuye Yorodani nkanga ku ruhimbi, Yorodani irahari, ariko bashyiraho itangazo rivuga ngo ushaka uwo ku gahanga tuzajya tuwumubatiza, n'ushaka uwo mu mazi tuzajya tugenza gute? Tuwumubatiza. Mu yandi magambo urwo rusengero rubatiza imibatizo ingahe? Ibiri. Babatiza uwo mu mazi menshi, bakabatiza n'uwo kuki? Ku gahanga. Rero reka mbabwize ukuri, Munyarwanda yise umwana we aravuga ngo mwana wanjye nakwise izina uzarikugiteho uzarikurikize, amwita izina ryitwa Mesakamwe. Mesakamwe. Korari imwe yitwa Ndi Hano Umwami yararirimbye aravuga ngo inzira ni nyinshi abantu bacamo, ngo kandi uko bagenda bigenje gutera. Murayizi iyo ndirimbo? Inzira ni nyinshi abantu bacamo, kandi uko bagenda biratandukanye, nta yindi nzira. Murayizi di? Ni ya Yesu Mwami n'umusaraba we. Inzira ni nyinshi abantu iyego, kandi uko bagenda biratandukanye, ye Mwami nta yindi nzira y'ukuri n'ubugingo, ni ya Yesu Mwami n'umusaraba we. Mbese namwe izo nzira murazibona? Inzira mu myizerere zibaye nyinshi, imibatizo ibaye nyinshi, amadini abaye menshi, ababwiriza babaye benshi, insengero zibaye nyinshi, imyizerere ibaye nyinshi. Ariko se ibi byaba biri mu mugambi w'Imana? Reka dufate Bibiliya zacu tusome isomo riza kudufasha kugeraho ingenzi. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 3 umurongo wa 5, tuhasanga Yesu aganira na Nikodemu. Nuko baganira ikiganiro, aramubwira ati birakwiriye. Yohana igice cyaho cya 3 dusome ku murongo wa 5, ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana. Kubazanye Bibiliya turebere isomo riza kudufasha kugeraho ingenzi. Yohana igice cyaho cya 3 turasoma ku murongo waho. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana turasoma mu gice cya 3. Yesu aramusubiza ati wafite mikoro, Imana iguha umugisha. Nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi. Yesu aramusubiza ati nukuri umuntu utabyawe n'umwuka n'iki? N'amazi atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ntabwo abasha kwinjira mu bwami bw'iki? Iki ni ikiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu amubwira ko akwiye kuvuka ubwa kabiri. Twarabibonye. Yesu aramubwira ati utabyawe n'amazi ntabyarwe na mwuka ntabwo abasha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Hari ibibazo natondetse bigera ku 10 tugiye kuvugana twihuta cyane, kandi tubisubirisha Bibiliya. Ukomeze iyo mikrofone. Ndibaza nihe itegeko Yesu yahaye abigishwa riboneka muri Bibiliya? Bese iryo tegeko yabahaye ni irihe? Dusoma muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19 kugeza ku 20. Ariko abaye atarahabona, Yesu yari amaze kuzuka, abwira abigishwa bati nahawe utware mu isi nahe no mu ijuru, nuko mugende mujye mu mahanga yose mwigishe abaremwe bose iki? Ubutumwa bwiza. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye bingana iki? Byose. Yesu arangira avuga ati kandi ntabwo muzagenda mwenyine, ndi kumwe namwe kugeza imperuka. Yesu arabwira ati mugende, kandi abizera bakemera ubwo butumwa mubabatize mu izina ryande rya Data wa twese n'Umwana n'iki? N'Umwuka wera. Umubatizo bisobanuye iki mu rurimi rw'Ikigiriki cyangwa se mu ndimi z'amahanga? Ubundi mu rurimi rw'Ikigiriki bawita batizo. Batizo bisobanuye kwinika. Kugenza gute? Kwinika cyangwa kuzikwa mu mazi menshi. Icyo nicyo gisobanura umubatizo. Ariko iwacu mu Gaturika kera twitaga batisimo. Kaya turirimba akaririmbo kavuga ngo Nyagasani umwe Kiriziya imwe ukwemera kumwe batisimo imwe. Siko namwe muherukayo? Baracyariyo abantu bakomokayo barahari benshi. Imana imwe
Imana imwe ni nayo mubyeyi. Hari uturirimbo twacu mu gaturika twiza cyane. Nyagasani Yezu twasanga nde undi kwari wowe ufite jambo ry'ubuzima bwacu. Mama we Nyagasani umwe tukajyane mudi kirizi ukwe. Abantu batagira ngo twabohoje urusengero bagaturika. Ariko hari ibintu byiza andi madini afite tudakwiye kwanga, byiza cyane kandi bivuga ukuri. Ntabwo dukwiye kuba nk'amashyaka ahanganye, koko mu by'ukuri uko baririmba iyo ndirimbo irimo message nziza, irimo ubutumwa bwiza. Hakwiye kubaho Nyagasani umwe, hakabaho batisimu. Batisimu bivuga umubatizo ingahe? Umwe. Hakabaho kwizera, nicyo cyitwa kwemera. Hakabaho kwiringira Imana imwe. Ibindi byose bikomoka kuri shitani. Hakwiye kubaho Nyagasani imwe. Niba Imana ari imwe, kwizera gukwiye kuba kumwe gushingiye kuri Bibiliya, umubatizo ukaba umwe, kandi tukiringira Imana imwe. Yesu abwira abigishwa bati, bana banjye, uwo mubatizo wa Bibiliya witwa kwinikwa, witwa kwibizwa, ufite icyo ushushanya. Arababwira ati, abazemera ukuri n'ubutumwa bwiza mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'iki n'Umwuka wera. Ati kandi ndi kumwe namwe kugeza ryari? Kugeza kumeruka. Ikibazo cya kabiri, mbese hari uburyo bwo kubatizwa bungahe? Tumaze kubona inshuro zigera kuri zingahe abo twajyanye? Zigera kuri zingahe? 7 cyangwa 8. Izo nshuro zose ni inshuro z'imibatizo abantu bihimbiye ariko zidashingiye kuri Bibiliya. Mbese bafite amadini? Barayafite. Mbese amadini yabonye abayoboke cyane, ariko uko ni ukuri bishakiye kudashingiye kuri Bibiliya. Bibiliya itubwira mu Efeso igice cya 4 murongo wa 5, hakwiye kubaho kwizera kumwe niho twari turi. Ibyiringiro warisoma n'ubundi nibyo narindimo mu ndirimbo y'iwacu kavukire. Hariho umwami Efeso 4 murongo wa 5. Hariho umwami umwe, hariho umwami wa Yesu Kristo no kwizera kumwe. Hariho kwizera kungahe? Kumwe. N'umubatizo umwe. Hakwiye kubaho imibatizo ingahe? Umwe. Hariho Imana imwe. Hakabaho n'Imana imwe. Niyo Data wa twese. Ariyo Data wa twese. Ababyumvise mutamena. Ibirenze ibyo bituruka kuri nde? Kuri Satani. Ikibazo cya gatatu, ni hehe kandi ni buryo ki Yesu yabatijwe? Dusoma muri Mariko igice cyaho cya mbere ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10. Ni ahantu hitwa mu ruzi rwa Yorodani. Yesu aragenda asanga Yohane, aramubwira ati, Yohane genza ute? Mbatiza. Yohane ati, hoya, ntago bikwiriye ko nkubatiza, nge ndi umunyabyaha. Yesu ati, hoya Yohana, icyanzanye nawe mu bagomba gukizwa nawe bagomba gukira nawe urimo. Aramubwira ati, emera ugenza ute? Ubikore kugira ngo dusoze ibyo gukiranuka kose kugenze gute bakundwa gusaba. Yesu aramanuka, Bibiliya niko itubwira, ajya he? Iryo somo warigezeho? Ridusomere twihute, ariko bakongera umwuka ino mikoro iri muri base. Haranditse ngo twihute. Bari ku murongo wa 9. Yego, hera ku murongo wa 9 tugeze ku wa 10. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya. Muri iyo minsi Yesu ava he? Egera hino yanjye, iyo uri gusoma ndi kukureba bituma ntakebaguruza kugira ngo numve ijwi neza. Imana iguhe umugisha. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya. Abatirizwa na Yohana. Arangije abatizwa na Yohani. Hehe. Amubatirisha inkoni, amubatirisha inzoka, amubatiza ku gahanga. Bibiliya ivuze iki? Abatizwa na Yohana mu ruzi rwitwa Yorodani. Murongo wa 10, avuye mu mazi. Uwo mwanya abona ijuru ritandukanye. Umwuka aramanuka maze umwuka aramumanukira muzaho asa n'inuma. Avuga amagambo akomeye agira ati, ijwi rivugira mu ijuru riti, niwe mwana wanjye nkunda, uyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Ababyumvise mutamena. Nasomye ayo magambo mu nyandiko zera avuga ngo umwana w'Imana wese ubatijwe wese, ayo magambo amusohoreraho. Yabwiwe Yesu kuri Yorodani ngo iryo sezerano ryongera gusohora kubatijwe, rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda akagenza gute? Abagiye kubatizwa. Iryo jambo Imana izarisohorera kuri mwe ejo kuri Yorodani. Haleluya. Nguyu umwana wanjye nkunda akagenza gute? Nkamwishimira. Ubatijwe wese iryo sezerano ni irye. Niki Bibiliya ikomeza kutubwira?
ni iki intumwa Petero abwira abamwumvise amaze kubabwiriza ubutumwa? Iyo dusomye mu byakozwe no mu gice cya 2:38, Petero amaze kubwiriza ubutumwa n'izindi ntumwa, nyuma yo kuva mu cyumba cyo hejuru babwirije ubutumwa abantu barizera, arangije ababwira aya magambo ati, ubwo mwizeye dore cyo mukwiye gukora. 38 aranditsemo, Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu nimugenze gute abari muri riteraniro? Nimwihane umuntu wese agenze ate? abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa, kugira ngo mubone kubabarirwa iki? Bakundwa, ibyaha byanyu. Kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera nk'uko Imana yayisezeranye. Niko byagenze. Ndi kwihuta ngo tugere ahantu h'ingenzi. Ikibazo cya 5 ni buryo ki Filipo yabatije umunyetiyopiya. Dusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 ku murongo wa 26 kugeza 29, yamubatirije ahantu hari amazi ashoboka menshi. Bibiri tubwira iki? Dusomere. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, bukeye marayika w'umwami Imana abwira intumwa y'Imana Filipo ati, haguruka ugana ikusi, ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu, kandi ukomeze mu nzira igana i Yerusalemu, ikagera ahitwa i Gaza, yayindi ica mu butayu, hanyuma uhingukire mu butayu. Arahaguruka aragenda. Nuko Filipo arahaguruka aragenda. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, asanga Filipo, umutware w'umunyabyuma, yari umutware umeze atyo bya kandake. Yego, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yego, yari yaragiye Yerusalemu gusenga. Uwo munyetiyopiya yari yaragiye, abo turi kujyana muri Bibiliya, i Yerusalemu kugenza gute? Gusenga. Ni umunyafurika mwene wacu. Nuko yicaye mu igare rye, ariko agenda yicaye mu igare asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yari gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, muri Yesaya igice cya 53, ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yagenje gute? Yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, gihano kiduhesha amahoro kishyirwa kuri we, imibyimba ye niyadukirisha. Agenda yibaza ati, uyu muntu ninde wabaye atya? Uyu muntu ninde wabaye atya? Ndagira mbabwire ko aya magambo ari nyuma y'umuzuko. Yesu yarazutse. Nuko igihe yibazaga ibyo bibazo by'umuhanuzi Yesaya yahanuye, biramuyobera, ahura n'umukozi w'Imana witwa Filipo. Umwuka abwira Filipo ati, maze umwuka abwira Filipo ati, sanga ririya gare ry'umunyetiyopiya, uvugane n'uririmo mujyane. Filipo arirukanka, maze Filipo ariruka cyane, yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, yumva ari gusoma ya nkone y'umunyetiyopiya iri gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ahanditse hati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Nuko Filipo aramubaza ati, mbese wa munyetiyopiya we, ibyo usoma urabyumva? Undi ati, nabibasha nte? Icyo kiganiro, maze umunyetiyopiya aravuga ati, ibyo nabibasha nte ko ntafite ubusobanuro bwabyo, ko nta muntu wabisobanuriye. Yinginga Filipo, nuko arangije yinginga Filipo ngo bicarane mu igare. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo, sobanurira ibyo ari byanditswe yasomaga bigira bitya, cyajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'ukemura ubwoya, akuraho ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Niko Kristo atabumbuye akanwa ke ubwo yacishwaga bugufi. Urubanza rwari barumukuyeho. Urubanza rwari rumukwiye bagenze gute? Umuryango we uzamenyekana ute? Yego, komeza. Ko ubugingo bwe bukuwe mu isi. Nibyo yasomaga twihuse. Iyo nkone ibaza Filipo iti, basi inkone ibaza Filipo, twihute tugeraho ingenzi. Ndakwinginga mbwira. Iramubwira iti, ndakwinginze mbwira. Ayo magambo umuhanuzi yavuze kuri nde? Umuhanuzi Yesaya yavugaga kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yayivugagaho cyangwa n'undi yayavugagaho. Nuko Filipo aramusobanurira ati, arabwira iyo nkone ati, ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, bagera ku kidendezi cy'amazi. Iyo nkone iramubaza iti, nuko inkone ibaza Filipo iti, dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? none ikimbuza kubatizwa ko maze ibyumweru 2 ahangaha nigishwa ubutumwa bwiza, amazi akaba ahari, pastor ahari, ijambo nararyizeye, niki kimbuza kubatizwa? Mwahisemo guhitamo neza. Wowe ukiri muri iri teraniro, ikikubuza kubatizwa niki? Ikibazo nuko Filipo arasubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose, niba wizeye mu mutima wawe ibyo kuri wigishirijwe hano muri aya mavuna, birashoboka. Byose bigenje gute? Birashoboka kubatizwa. Byagenze bite? Nayiti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Babyumvise mutamena? Bega ikiganiro cyiza. Itegeka ko bahagarika igare.
itegeka ko bahagarika igare. nuko iyo nkoni itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi. nuko baramanukana bajya he? Abo turi kujyana muri Bibiliya bajya mu mazi, umuntu ajya aho atarari, bari imusozi bajya, ntabwo ari inkoni si utwo ku gahanga, baramanutse bajya he? Mu mazi. Nuko Filipo n'inkone arayibatiza, bavuye mu mazi, Mwuka w'Imana ajyana Filipo. Icyo twashakaga kugeraho, nushaka kurekera Imana iguha umugisha, inkoni imaze kwizera ibwira Filipo iti nta kimbuza kubatizwa, amazi arahari, nizeye ibyavuzwe kuri Kristo, nizeye ibyavuye muri aya mavuna, nta mpamvu yo kutabatizwa. Baramanuka ajya mu mazi, agenza ate? Arabatizwa. Yesu yavuze amagambo akomeye, ayabwira abigishwa be igihe yari amaze kuzuka ati abemera mugenze muti mubatize. Hanyuma iyo nkone nayo irizera irabatizwa. None ni buryo ki Filipo yabatije umunyetiyopiya? Tumaze kubibona mu byakozwe n'umwe igice cya 8, yamubatije mu mazi menshi ku murongo wa 26. Iyo twihuse, ikibazo cya 6 ni kuki umubatizo ari ingenzi? Dusoma twihuta cyane. Umubatizo ni ingenzi kubera ko Yesu yawubatijwe, kandi tutabatijwe ntidushobora kwinjira mu bwami bw'Imana nk'uko yabivuganye na Nikodemu. Twihuta ku kibazo cya 7, ni bande bazahabwa agakiza kandi hakurikijwe ibyavuzwe na Yesu? Abazahabwa agakiza Yesu yavuze abari bo, abazaza gutwara Yesu yavuze abari bo. Murambure muri Mariko igice cya 16, dusoma ku murongo wa 16. Nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwizera akagenza ate? Abo turi kujyana, uwizera akagenza ate? Akabatizwa azagenza ate? Azakizwa. Ku murongo ukomeje haravuga ngo ariko utagenza ute? Utizera azacirwaho iki? Iteka. Muri uyu mugoroba ni abantu bangana iki bari hano bifuza gucirwaho iteka? Hari uwifuza gucirwaho iteka? Abaye afite uburwayi bwo mu mutwe ngira ngo niwe wavuga ati ninjye ubishaka. Ariko twese turashaka kuzabona ubugingo. Amen. Abifuza kuzabona ubugingo twese turaha. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Nanjye ndimo, ntuzabure nanjye sinzabure. Abizera bakabatizwa, abo bazakizwa, Yesu azabaha ubugingo. Ariko utizera aciriweho. Tumaze ibyumweru 2 turaha. Mushyitsi uraho uri muri iri teraniro, iri jambo niri gusohoreraho mu buryo bubi, ahubwo rigusohoreho mu buryo bwiza. Kwizera ntibisaba imigati mu rugo, kwizera ntibisaba amakanzu menshi kugira ngo uzahinduranye ujya mu mubatizo, kwizera ntibisaba ibirori bizakorwa mu rugo ngo nabatijwe ngo abantu bose babimenye. Yesu amaze kubatizwa yagiye y'ubutayu kugeragezwa, nta n'uwamutekeye capati muri uwo mugoroba, yarabatijwe ava mu mazi, ikanzu yari yambaye niyo yakomejanyije. Iyo tugiye mu myenda na seromoni n'ibindi bintu, ntabwo umubatizo tuba turi kumva uburemere bwawo. Kubatizwa ni ukwizera, si ibiryo, si imyenda, si ibinyobwa. Ushobora gusibira umubatizo uvuga ngo nzabanza ndye, nzabanza ngira ibi, nzabanza ngira ibi, nzabanza ngira ibi. Ntabwo uramva neza umubatizo ubusobanuro bwawo. Umaze kwizera arenga ibyo byose. Uwizera akagenza ate? Akabatizwa azagenza gute? Azakizwa. Muri uyu mugoroba mbifurije kugira kwizera kuzima. Ikibazo giheruka gisatira giheruka, reka tukibaze Bibiliya niba nacyo gifite igisubizo cyacyo. Turasoma muri Bibiliya mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 1 ukageza ku wa 6. Hari ikibazo nibaza, nababajije kibaza ngo ni ibihe bintu bitatu, ni ibihe bintu bingahe? Bitatu by'imibereho ya Gikristo bigaragara mu mubatizo. Niyo mpamvu iyo Satani arwanyije umubatizo wa Bibiliya abahakanye ibi bintu bitatu. Kubera igihe reka tubivuga twihuta tuzasoma. Ibintu bitatu bigaragara mu mubatizo wa Bibiliya. Icya mbere ni ugupfa, no kugenza gute aho tujyana? Ni ugupfa. Icya kabiri ni uguhambwa, musubiremo, no kugenza gute? Guhambwa. Icya gatatu ni ukuzuka. Icya gatatu ni iki? Kuzuka. Ibi bintu bitatu nibyo biboneka mu mubatizo. Ugomba kubanza ugapfa ku cyaha, warangiza ukemera guhambwa mu mva yacukuwe mu mazi, ukazukira ubugingo buhoraho, ugahinduka icyaremwe gishya. Nasomye amagambo avuga ngo umuntu ubatizwa atihanye abateta kubitazabura kumukoraho. Ntabwo abantu dukwiye gukinisha umubatizo nk'abaje gushaka abagabo gusa, nubwo kubashaka atari bibi, nk'abaje gushaka abagore gusa, nubwo kubashaka atari bibi, ariko uramutse aricyo kikuzanye ukagungiriraho,
undi ukaza kuko ubonye akarasisi kabaje kagenda neza ukaza ukagungiriraho, ntabwo uwo mubatizo wazatuma ugera mu bwami bwo mu ijoro. Ukwiye kuza n'ibyo ubikeneye, serivisi ukayihabwa, ariko ugakomeza inzira yo kwizera ukagera ku gukiranuka kw'iteka ryose ukazabona ubugingo. Abagiye kubatizwa mbifurije kutazasubira inyuma mugeze bamwe ku byifuzo byanyu, ahubwo Umwuka Wera azabakomereze mu ijambo ryayo kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ndagira ngo mbabwire yuko umubatizo usobanura ibyo bintu bitatu, kandi ubatijwe abahamije ko yemeye gupfana na Yesu akazukana nawe, kandi akajya kwera imbuto zikwiriye abagenje gute? Abihannye. Ikibazo cya 9 nibajije ni iki: nihe Imana yatumye Paulo, kandi yamutumye iki? Niki yamutegetse gukora? Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 22 ku murongo wa 13 umurongo wa 16, Imana yahamagaye Paulo imutegeka guhaguruka nawe akagenda akabatizwa. Murabisoma mu byakozwe no mu gice cya 22 umurongo wa 16. Ikibazo cya nyuma aricyo cya 10: ni ryari ushaka kuzabatizwa nyuma yo kumva ubu butumwa? Mbese nta cyemezo wafata we muri uyu mugoroba ukazabatizwanya n'abandi? Uramenye ibyejo bibara abejo, niko umunyarwanda yavuze. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana niwinangira umutima, uwizera akabatizwa azakizwa. Ndagira ngo nkubwire muntu w'Imana uraha, ntukwiye gusibiza igihe cyo kwizera kwawe no gukizwa, kuko ibyejo ntago ubizi, ntuzi ko buzacya. Umunyarwanda yavuze ngo bucya bucyana. Birashoboka ntituzi igihe Yesu azazira, ariko bishobora kuza umuseke utambitse, ashobora kuza mu gicuku. Ukizera ukamenya ukuri, ukwiye kwemera uko kuri, kandi ukuri kukakubatura. Mu bwenge bw'Imana, Imana yabonye ko bizaba ngombwa ko umunyabyaha nk'abyaha wihannye azagira uburyo bwo kubigaragariza ab'isi ndetse n'imbere y'Imana, akoresheje kwemera, akoresheje kwizera, hanyuma akabatizwa. Kuva uwo mwanya ubatijwe agomba kureka ibyaha bye, imibereho ye mibi akayibagirwa, kandi agatangira umurimo w'umucunguzi we yamuhamagariye gukora ageze ubutumwa ku bandi. Igikorwa cy'umubatizo ni uburyo bw'inyuma umunyabyaha agaragariza umukiza we anyura mu mazi, akagaragaza ko apfuye ku cyaha, akazukana ubugingo bushya kuri iyi si n'ubugingo buhoraho bwo kwizera umucunguzi we. Ndasoma aya magambo: niko biri no ku mugore n'umugabo, umusore n'umukwe bahamirizanya yuko bazabana akaramata, ko bazabana, umugore agasezerana ko azabana n'umugabo w'akaramata kugeza apfuye. Ibyo bisobanuye iki rero? Kandi nanone umugore akitwa izina ry'umugabo we. Muzumva hari abagore bitwa amazina y'abagabo babo. Bisobanuye ngo ijambo ry'Imana ryo riragira riti: nuko ubatijwe abagomba guhamya ko yemeye kwitirirwa umugabo ari we Yesu Kristo, agahinduka umugeni, agahinduka umugore mwiza, akagira imico myiza, akanezeza umugabo, akubahisha umugabo, ntace inyuma umugabo, kugeza igihe bazasazanira bombi. Niko n'abakiriye Kristo bakizera bakabatizwa bakwiye gusezerana nawe, bakavuga bati turamwizeye, abaye umugabo wacu w'indahemuka, ntituzamuca inyuma, ntituzongera kumusebya, ntituzamutesha agaciro, tubaye abe burundu, turamwiyeguriye, ni uwacu. Bakizera iryo sezerano kugeza igihe azagarukira. Mbifurije guhitamo neza uko mwahisemo neza. Yesu nimuzongere kumureka, muzakomezanye nawe, akomeza abayobora inzira yo gukiranuka, muzagere ku bugingo bw'iteka. Umubatizo wera ni uwo Bibiliya yigisha, kandi uwo mubatizo ni umubatizo wo mu mazi menshi. Indi mibatizo ni imihimbano, ni imibatizo ya Satani, ni imibatizo y'abadayimoni. Cyakoze uwo Bibiliya twigisha nuwo Yesu yabatijwe, nuwo intumwa zabatije, nuwo intumwa zabatijwe. Ndasaba Imana Data wa twese kubabatijwe kera, ngo Imana tubatirishe Umwuka Wera, dupfe ku cyaha, tuzukire ubugingo buhoraho. Kristo wacu niyerekanwa n'abagiye kubatizwa ejo bahamya gupfa no kuzuka muri Yesu. Twese tuzabe twaramaze gutunganywa rwose, tuzatabaruka tunesheje, tuzaba niyo udapfa ku bwa Yesu umukiza wacu. Umubatizo wera niwo mugiye kuzabatizwa. Ndasaba muri iri teraniro abantu bahari bizera ijambo ry'Imana, nabo bakaba bifuza kubatizwa. Ijambo ryawe rivuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Muri uyu mwanya nawe wari usigaye ukavuga uti nanjye ndizeye ndashaka gukizwa, nagusaba ukagira gutya ikiganza cyawe aho uri, tukareba aho wicaye, tukareba tukagusabira umugisha. Umuntu wifuza kubatizwa
agira atya, turebe aho yicaye, agira atya, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera aciriweho iteka. Mbese hari undi waba yarisiganywe akavuga ati nanjye ndizeye muri uyu mugoroba ndashaka kubatizwa? Nagira atya turebe, niba adahari kandi turasoza umurimo data yaduhaye, turawusubikira hano kubw'umuhamagaro wa buri wese. Ijwi ry'Imana ryageze kuri buri wese, uwabyemeye arahirwa, ubyanze Bibiliya ivuze yuko acirwaho iteka. Nyamara sinzi igihe uzamara, sinzi igihe umwuka w'Imana azamarana nawe n'umutima wawe n'ibyawe n'Imana yawe, ariko waba uhari nawe ukaba wizeye ukagira utya, wizera akabatizwa azakizwa. Hari uhari ngo agire gutya turebe? Hari undi uhari? Reka nongere mbaze iki kibazo. Waba wizeye ariko ukaba ufite imbogamizi zatumye utabatizwa uyu munsi, ukaba wifuza kuzabatizwa ikindi gihe, wagira gutya nawe tukagusabira. Niba uhari gira gutya. Wizeye ariko ukaba uvuga uti uyu munsi simbatizwa, nzabatizwa ubutaha. Zamura akaboko kawe turebe aho uherereye. Zamura akaboko kawe turebe aho uherereye. Mbese urahari? Ndabona umwana uri hano imbere, sinzi. Hari undi uhari hariya? Muhaguruke, nimusabe muhaguruke, mwe nimutambuke muze hano. Nimuze hano rwose, nimuze hano abizeye ariko mutabatijwe uyu munsi, mwifuza kuzabatizwa ubutaha, nimutambuke muze hano imbere. Abakunda Yesu muvuge ngo amen. Bakunda Yesu mwongere mutamena. Bakore mu biganza abangaba ntawo gutakaza uhari, bararemereye cyane. Mbese nta wundi mushyitsi uhari vuga ati nanjye ndizeye ariko sinari niteguye nzabatizwa? Nta wundi uhari? Hari uhari? Yagira atya rwose, wakwihuta tugacunguza uburyo umwete. Waba uhari? Reka kubw'uyu mugoroba mwiza dusubikire hano. Imana y'amahoro yezesha abana bayo ijambo ryayo. Reka mbonereho gusaba ababatijwe, abitegura kubatizwa, mutambuke muze hano tubasabira umugisha kimwe n'aba bana basigaye biteguye kuzabatizwa. Hari undi muntu uhari nawe yatambuka tukamusabira, ariko ijambo ry'Imana icyo rivuga ni ukuri. Mubatizo wera ni uwa Bibiliya wo mu mazi menshi. Reka nsabe abitegura kubatizwa batambuke. Igihe batambuka bashyiremo akananda gatoya cyane kabaherekeze bagere hano. Ariko bakunda Yesu mwongere mutamena. Ariko mwongere mutamena. Imana ihabwe icyubahiro. Hari indirimbo dufite ya 47 ni nziza cyane ivuga ngo mpagaze ku nkengero ya Yorodani. Aba rero ejo bazaba bahagaze ku nkengero ya Yorodani, bazaba bagiye guhamya urupfu rwabo muri Yesu, bagiye guhamya umuzuko wabo muri Yesu. Abanezerewe mwongere mutamena. Nimuyivuge Satani abyumve, muvuge mutamena. Gusenga kwanyu Imana yarakumvise, mutungo wanyu mwatanze Imana yarawuhaye agaciro, igihe cyanyu mwatanze murarika Imana yaracyumvise. Wagize uruhare wese kugira ngo hagire umunyabyaha ubasha kurokoka, Imana imuhe umugisha. Uwatsinzwe ntabikore, Imana imubabarire, ubutaha azabishobore mu yandi mavuna. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka nsabe umuyobozi w'itorero Ereda, umuyobozi w'itorero mukuru, muvandimwe wanjye Gasore, yegere hino, maze igihe tugiye gupfukama hano abasabira umugisha w'abakuru, uba ufite icyo uvuze gikomeye, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Karibu, Uwiteka aguha umugisha. Tugiye gupfukama, namwe mwicishe bugufi aho muri, dusenge Imana. Imana tuba twese uri mu ijuru, turagushimye cyane, izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Turi abanyabyaha ariko twizeye igitambo cya Yesu Kristo, utweze utwakire nk'abana bawe. Tugushimiye ko ijambo ryawe ryavugiye hano ku itorero rya Nyarubande muri ibi byumweru bibiri. Tugushimiye abana bawe bitabye ijwi ryawe. Ndasabye Mwuka w'Imana kugira ngo abashireho ikimenyetso, ngo biteguye kubyara ubwo bwa kabiri, Mwuka w'Imana azabatirisha umwuka, kugira ngo nibazabasha kuba b'ingenzi muri itorero rya Nyarubande, tuzashima izina ryawe. Ubagiriye neza, Mwuka w'Imana akomeza avugane n'imitima yabo. Mu gitondo twongera guhura nabo kuri Yorodani, turashima izina ryawe. Bana bawe basanzwe muri itorero rya Nyarubande, ubayikorera imbuto abizera basha. Zadushoboze kuzabana nabo muri urugendo, kwerezo tuzabane mu bwami bwawe. Komeze uhire twayisenga n'umuryango we, umuhe umugisha, umugire neza. Kora isezerano tuyisabiye umugisha uturutse mu ijuru, ubwo bitanze ku bw'aya mavuna
uzabaye kuzarimbira mu bwami bwawe. Komeza ubane natwe, tugire neza mu izina rya Yesu. Reka mu gihe basubira mu byicaro byabo gukiranirwa k'umuntu umwe gusa kwazaniye isi kuvumwa, niko n'igitambo cy'umuntu umwe witwa Yesu cyazanizaga kiza. Narindi zina mw'isi ritugira bera ritari rya Yesu kiza. Uwizera uwo mwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru. Imigisha yose Imana yageneye isi yayiduhereye mu mwana wayo Yesu. Uwizera uwo mwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu uyirebyeho sakire, natwe dusabwa kureba kuri Yesu gusa ngo dukire ibyaha byose. Umusaraba wa mbere y'icyungo cy'impuza na data ubwo nari ndohamye, wa mbere y'indirimbo umbera n'amashimwe singiza cyane wawubambweho kubwanjye. Mbega amahirwe yo kwitwa abana b'Uhoraho tukarira no ku meza ye. Nidutindana nawe azatugira bashya tumwiringire arakiza. Imigisha yose Imana yageneye isi yayiduhereye mu mwana wayo Yesu. Uwizera uwo mwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru. Imigisha yose Imana yageneye isi yayiduhereye mu mwana wayo Yesu.
afite ubugingo asezeraniwe ijuru. Uwizera umwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru. Uwizera umwana afite ubugingo asezeraniwe ijuru. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuva he, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Gutabarwa kwacu kubarirwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose. gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose. Yesu jya wigiri nama mu mutima, ukibaza utejo nzabahone, ukiganyira wibaza iby'ubuzima, kandi Yesu ari we gisubizo. gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose. gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niyo uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amazi, uhereye uyu munsi n'iteka. gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose. gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose. gutabarwa kwacu kubonerwa muri Yesu, izina ry'Uwiteka waremye isi n'ijuru, kuko ari umwami w'abami bose.
iyo hataba Yesu senari kuba ndihe, iyo hataba amaraso ye mba naribagiranye. Ndashima Umukiza wanyitangiye ngo nkire, wansubije agaciro ndumuragwa w'ubwami. iyo hataba Yesu senari kuba ndihe, iyo hataba amaraso ye mba naribagiranye. Ndashima Umukiza wanyitangiye ngo nkire, wansubije agaciro ndumuragwa w'ubwami. Mureke nshime Uwiteka, izina rye risingizwe. Naripfuye by'iteka, Yesu niwe wandokoye. Najyanjye mfite nirata, narata Umukiza wanjye, uwo niwe nkesha byose, nanjye nzamuhimbaza. Ntibyoroshye na gato ko napfira undi muntu, ariko Yesu yatanze ubugingo bwe maze apfa kubwa bose. Nawe ukiri mu byaha sigaho kunezeza Satani, yandike ku mutima wawe ko Yesu yagupfiriye. Mureke nshime Uwiteka, izina rye risingizwe. Naripfuye by'iteka, Yesu niwe wandokoye. Najyanjye mfite nirata, Umukiza wanjye, uwo niwe nkesha byose, nanjye nzamuhimbaza. Mureke nshime Uwiteka, izina rye risingizwe. Naripfuye by'iteka, Yesu niwe wandokoye. Najyanjye mfite nirata, narata Umukiza wanjye, uwo niwe nkesha byose, nanjye nzamuhimbaza. Najyanjye mfite nirata, narata Umukiza wanjye, uwo niwe nkesha byose, nanjye nzamuhimbaza. Niwe nkesha byose, nanjye nzamuhimbaza.
niwengesha byose niwengesha nanjye byose nzamuhimbaza Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.